ngaha turaje Nyagasani twitabiriye ingoma yawe y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kutugera neza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya 20 mu byumweru bisanzwe tariki 23 Kanama 2025. Ngaha amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere ni iryo mu gitabo cya Ruta, umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 3, umurongo wa 8 kugeza kwa 11, n'umutwe wa 4 umurongo wa 13 kugeza kwa 17. Naomi yari afite mwene wabo w'umugabo we wari umukungu ukomeye w'umuryango wa Elimeleki akitwa Bowozi. Ruta w'umuwabukazi abwira Naomi ati, ndagira ngo ngiye mu murima guhumba ingano, inyuma y'umusaruzi uri bunkundire akanyemerera. Aramusubiza ati, ngaho genda mwana wanjye. Nuko aragenda ajya guhumba mu murima inyuma y'umusaruzi. Nuko Bowozi abwira Ruta ati, urumva mwana wanjye, ntugira ahandi ujya guhumba, rwose ntuve hano, ukomeze ukurikire abakozi banjye. Mu murima bazasarura ntukureho amaso, ubagenda inyuma. Nihanangirije bariya basore ngo ntihagire ugushotora, sibyo se? Kandi nugira inyota, ugende hariya hari ibibindi abakozi banjye bavomeyemo, maze winywere. Nuko Ruta amupfukama imbere, maze yubama ku butaka aramubwira ati, niki kiguteye kungira neza utyo ukanyitaho kandi umunyamahangakazi? Bowozi aramusubiza ati, bambwiye ibyawe, bantekereza ukuntu wafashe neza nyoko bukwe nyuma y'aho umugabo we apfiriye. Bambwira n'ukuntu wasize so na nyoko ugasiga n'igihugu cyakubyaye ukemera kujya mu gihugu utari uzi na gato. Bowozi acyura Ruta maze amugira umugore we, Uhoraho amuha gusama abyara umuhungu. Abagore babwira Naomi bati, Uhoraho nashimwe, we utagutereranye ngo ubure uzakurengera, ahubwo akaguha umwuzukuru uzabikirangirire muri Isiraheli. Azatuma usubirana amagara wahoranye, maze akubere akabando ko mu zabukuru. Uyu mukazana wawe ugukunda niwe umukubyariye, ubu se ntakurutiye abahungu 7. Naomi aterura umwana amwiyegamiza ku gituza. Kuva ubwo aba ari we umwirerera. Abagore b'abaturanyi baza kumwita izina bavuga bati, Naomi yabonye umuhungu. Nuko bamwita Obedi, niwe wabyaye Yese se wa Dawudi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 128 ngo kuko ahabwa umugisha umuntu wese utinya Uhoraho. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho agakurikiza inzira ze. Uzatungwa n'ibivuye mu maboko yawe, uzahirwe kandi byose bigutunganire. Umugore wawe azamera nk'umuzabibu warumbukiye mu nzu yawe. Abana bawe bazamera nk'ingemwe z'imitini zikikije ameza yawe. Ngo kuko ahabwa umugisha umuntu utinya Uhoraho, uzagirira amahirwe muri Yerusalemu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Ngo kuko ahabwa umugisha umuntu wese utinya Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo umutwe wa 23 umurongo wa 1 kugeza kwa 12. Muri icyo gihe Yesu abwira rubanda n'abigishwa bati, abigisha amategeko n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Musa. Nuko rero nimukore kandi mukurikize ibyo bababwira byose, ariko ntimukigane imigenzereze yabo, kuko bavuga kandi ntibakore. Bahambira imitwaro iremereye bakayikorera abantu, ariko bakanga kuyikozaho n'urutoki. Muri byose bakorera kugira ngo abantu bababone. Nicyo gituma barushanwa gutwara ku kaboko no ku gahanga udupapuro twanditseho amategeko, n'incunda z'imyambaro yabo bakazigira ndende. Bakunda ibyicaro bya mbere aho batumiwe, n'intebe za mbere mu masengero, bagakunda kuramukiza ku karubanda no kumva abantu babita mwigisha. Mwebweho ntimugatume babita mwigisha, kuko umwigisha wanyu ari umwe gusa, mwese mukaba abavandimwe. Ku isi ntimukagiriye uwo mwita umubyeyi wanyu, kuko mufite umwe gusa, Imana Data uri mu ijuru. Ntimukemere ko babita abayobozi, kuko mufite umuyobozi umwe gusa, ari we Kristo. Umukuru muri mwe azaba umugaragu wanyu. Uzikuza wese azacishwa bugufi, naho uzicisha bugufi azakuzwa. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nyagasani, tuje imbere yawe muri aka kanya tugutura ubuzima bwacu waduhaye ku neza yawe. Nyamara kenshi tubaho nabi uko utashakaga. Nyamara kenshi twanga guhinduka, tukarushaho kwihindanya buri munsi. Iri jambo ryawe nidutambukeho, rirandure ubwirasi buri muri twebwe, rirandure kwiyemera, kwikuza, kwirata, kwibona,
maze aho kwibona twe ubwacu tukubone Nyagasani w'ukuri, aho kugira ngo twishyire hejuru ahubwo tujye hasi tumenye ko ari usumba byose Nyagasani. Tubisabye kubwa Yezu Kristo umwami wacu, amen. Bayoboke b'Imana nimugire amahoro. Mutagatifu Tomasi wa Akwino ngo baramubajije bati, mbe Tomasi we kuza ubwenge bwinshi, ngaho gerageza utondeke utubwire umugenzo mboneza bupfura uruta indi yose wabuze. Nuko Tomasi arasubiza ati, kwiyoroshya. Bongera bamubaza bati, none se hakurikiraho uwushya? Ati, kwiyoroshya. Niko ongera tubwire ku mwanya wa gatatu undi mugenzo noneho wakurikizaho. Ati, kwiyoroshya. Nuko agenda asubiza kwiyoroshya. Bishoboke ko n'uwa kane n'uwa gatanu n'uwa gatandatu yewe no kugeza ku wa 10 yaragiye asubiza kwiyoroshya. Bayoboke b'Imana nimugire amahoro. Kwiyoroshya, baca umugani mu Kinyarwanda ngo uwiyoroheje ahinga itongo ry'inkuba, naho nyine iyo wiremereje ukiyemera nyine ujya kurihinga inkuba igahita igakwasaguza neza ukawushingwe. Dusaba inema muri iyi misa, dusaba inema mu kuzirikana ijambo ry'Imana rya liturujia y'uno munsi, kwiyoroshya. Ni none y'ibukiro rya mbere mu mibukiro yo kwishima Malayika Gaburiyeli yabwiye Mariya ko azabyara umwana w'Imana. Dusaba inema yo kwiyoroshya. Uyu wa gatandatu tugira ubuke kuri Bikira Mariya, umubyeyi Bikira Mariya aze kuduhakirwa, natwe aduhakirwe, atuvuganire, tujye twiyoroshya natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko iyo yoroheje wakira Imana, nanone iyo wikujije wakira Sekibi. Umubyeyi iryo tegeko raryumvise, iyo wikujije wakira Sekibi mu rugo rwawe, iyo wiyoroheje nanone wakira Imana mu buzima bwawe. Intego remezo igiye guturanga no kwicisha bugufi, no kwiyoroshya, turwanya ubwirasi bwose. Agakerejwe ku bwirasi kaba kari muri twebwe. Hari imvugo nanone igira iti ngo umusore utiyemeye ngo ntakuri inkumi iwabo. Buriya buri wese ngo yiyama agakerejwe ku bwirasi. Ni ngombwa ko turandura urwo rubori rwose rw'ubwirasi ruri muri twebwe, hamwe n'amasomo kizima byacu duteguriye, maze natwe twiyoroshye buri munsi. Kwiyoroshya. Isomo rya mbere tumaze kuzirikana ririmo kwiyoroshya. Ukwiyoroshya kwa Ruta kugeza ubwo ageze kwa Bowozi, akaba umugore wa Bowozi kandi yari umunyamahangakazi. Hari imvugo Kinyarwanda nanone igira iti, ubwiza bw'umukobwa bumugeza ibwami, ariko kugira ngo arambeyo ubwenge bwe nibwo butuma aramba ibwami. Amen. Yibaye kuri Ruta umunyamahangakazi ugeze ibwami, ugeze kwa Bowozi, bikaza kurangira Bowozi babanye, amugize umugore we, abaye umwamikazi. Yine urabyumva, niho hazavuka Obedi uzabyara Ese wa Dawudi nk'uko babivuze. Iri somo ni isomo riguhamagara nanjye rikampamagara kwiyoroshya, kuko nyine yoroheje bituma ubona ibyiza byinshi, bituma uhura n'Imana, bituma uhura n'abavandimwe, bituma uhura n'abakomeye. Uzicara ku ntebe akomeye ryari, igihe cyose uziyoroshya nta kindi gisubizo. Kandi iyo wiyoroheje nyine ubaho neza, utunga Imana, uzana Imana iwawe. Ni none rero muri ibyo Zaburi uno munsi ngo uhaga umugisha umuntu wese utinya Uhoraho. Amen. Iyi Zaburi ije yikiriza iri somo rya mbere ritwereka uburyo Ruta yanambye kuri nyirabukwe Nawomi mu bihe bikomeye, ibihe by'inzara, ariko akiyoroshya akajya guhingiriza, akajya guhumba ingano, buhoro buri muciriritse, ariko umwami akagenda amukuza buhoro, kuko nyine agize ubutoni mu maso y'Uhoraho, akunda nyirabukwe, akanambana nawe. Ese ngewe ni ikihe kimenyetso kigaragara ko niyoroshya muri ngewe? Ni ikihe kimenyetso kizana Imana? Ni ikihe kimenyetso gikurura imigenzo myiza y'igipfura, gikurura Imana, gikurura urukundo, gikurura kubana n'abandi neza? Kwiyoroshya buri munsi. Iyi vanjiri ya none nayo hazingiyemo kwiyoroshya, kwicisha bugufi. Ubwo Yezu atwerekeza ku bafarisayo n'abigishamategeko, akenshi cyabo no kwirata, kwiyemera, kwikuza, cyane bakicara imbere, uko kwishyira imbere. Yezu Kristo arifuza no munsi natwe kudukamuramo byose tugira cyo kwishyira imbere, kuko iyo twishyize imbere tuba turi kwirukana Imana, kuko Imana niyo igomba kujya mbere. Aya matitire tugira, abayobozi, ababyeyi, abakuru, abigisha, ibi byose tujya tuzirikana ko ari amazina y'Imana umusumba byose. Nubwo yakwitirira hano turi ku isi, ujye uyakoresha
mu murongo w'Imana nkaho tumwe n'Imana. Umuyobozi, umwigisha, umubyeyi, aya ni amazina y'Imana. Naho niba uyafite ujye uyakoresha nkaho ari Imana igutumye, bityo wowe ubwawe ujye umenya ko ntacyo uri cyo, ni Nyagasani ukunyuraho. Ese uri umuyoboro w'inema z'Imana? Muyobozi, nawe ujye uhinga itongo ry'inkuba bitewe n'uko nyine wiyoroheje. Umugenzi wa gipfura wo kwishisha bugufi ni umugenzi unaniza cyane. Akenshi bidusaba guseba ndetse no kwishyira inyuma. Akenshi bidusaba gukora cyane, tukaba abagaragu, abacakara, serivisi nyine, serviteri. Iyo minisiteri rero, iyo serivisi kugira ngo ikore neza ni uko ari uvunika kurusha abandi bose. Umuyobozi, ubundi igisobanuro cy'umuyobozi ni uvunika kurusha abo ayobora. Naho iyo watangiye kwicara mu ntebe ufite ati munzanire, nibwo bizarangira uri gukandagira bagenzi bawe, nibwo bizarangira uri kwica urubozo bagenzi bawe, uri gukandamiza ndetse no gukandagira. Kaza kwibagirwa ko Yezu Kristo dukorera, dukurikiye, umwigisha mukuru, umuyobozi mukuru, umubyeyi mukuru, icyo ashaka nuko tutamugaragira ahubwo twakora, kuko nawe nyine arakora. Ubuzima bwe bwabaye incungu ya benshi, incungu yacu, kuko atari umushefu ahubwo ni umugaragu, umucakara. Nibyo Yezu asorejeho ati, uzikuza wese azacishwa bugufi, n'uzicisha bugufi azakuzwa. Ngo kuko abambere bazaba abanyuma, n'abanyuma bakaba abambere, bitewe nuko twagorokeye Nyagasani uko bikwiye. Reka rero nanjye nawe turebe urubori rwose rwo kwirata ruri muri twebwe, maze tuze kuwukuramo, kuko igihe cyose wirata uba uri guhamagara Sekibi. Dore ko umuzi ukomeye mu mizi y'icyaha, ya mizi irindwi y'ibyaha, umuzi wo kwirata uhamagara Sekibi ku buryo bukomeye cyane. Kandi nanone umugenzo mwiza wo kwiyoroshya, wa wundi uzitira uko kwikuza no kwiyemera, nawe uzana Imana. None se ndakurikira Imana cyangwa ndakurikira Sekibi? Niba ushaka gukurikira Imana, yoboka umugenzo wo kwiyoroshya. Imigirire yawe, imvugo zawe, ibyo dukora byose birangwa no kwiyoroshya. Hari umwepiskopi, Imana impumigisha n'amahoro, wari ufite intego igira iti in caritate et humilitate, ngo mu rukundo no kwiyoroshya. Nawe rero ikizazana Imana iwawe ni umugenzo wo kwiyoroshya, bizatuma Imana izi iwawe. Ko Imana yaje munsi, ndavuga Yezu Kristo, inyuze muri uwo mugenzo wo kwiyoroshya, wabuzwa n'iki nawe kunyura muri uwo mugenzo usanga Imana? Wabuzwa n'iki? Aho Imana anyuze wowe umuntu nkawe yabuzwa n'iki guhanyura? Muri aka kanya tugiye gutega amatwi y'ubuhamya bw'umuntu wabanye n'ikirura, uko byaje kugenda. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umusore agiraga amahane menshi, nuko umukobwa wese agiye kurambagiza akamubenga. Umukobwa wese agiye kurambagiza akamubenga ati, nta kubana n'uriya muntu ufite amahane nk'ari. Byaje kugera igihe bamuhimba ikirura, kubera ko nyine babonaga uburyo abanira abandi nabi, ntawe abana nawe neza muri ako gace. Aburamo umukobwa bazabana kubera kurura, kubera kuba ikirura. Urumva iryo zina bari baramuhimbye, kuba ikirura. Nuko igihe kimwe kiza kugera, byari bagiranye, bagiye kumva bumva ko hari umuntu bagiye gushyingirana. Barebye uwo mukobwa basanga nawe yaba nk'ikirura akazi hafi aho ngaho, kubera ko natarashobotse. Nuko ngo abantu bagiye kubashyingira bifata ku gahanga bati, uru rugo nubwo turushingiye, ariko ejo n'ejo ubundi bazadutuma ko basenyutse. Uko ikirura cyabana gute se n'ingwe? Ikirura cyabana gute n'ikindi bitarumana? Nuko abashyingira ati, kugira ngo ntibazaturakarire, reka tubashyingire twigendere. Nuko bagacunga umunsi wa mbere, ati ko bataje gutubwira ko urugo rwasenyutse. Uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane. Nyuma y'imyaka 10 babana, baza kubagendera kugira ngo bamenye icyatumye bakiri kumwe, bya birura bibiri impamvu bikiri kumwe. Nuko basanga umugore wo muri urugo, kubera ko yibuze ari we bashobora gutinyuka, bari kwibaza uburyo babanye n'uyu mugabo. Nuko wa mugore abwira bamaneko bari baje kumuneka ati, bishoje ko atarazi ko ari bamaneko, ati ngiye kubabwira impamvu itumye marana imyaka 10 n'umugabo wanjye. Ati wanya nabaha nuko nanjye nyimara gushaka bya bintu byuko nyine n'abazimu bakengana, nagize ikibazo kiremereye ko nzabana nawe. Ariko naje kujya ku mujyanama w'roho, muganga w'roho, ambwira ibintu bitatu namwe ngiye kubabwira byamfashije kubana n'uyu muntu. Icyambere, yanjyanye mu isomo bita economy gestion, uko bacunga ibintu, amafaranga ndetse n'abantu. Nuko arambwira ati, uko muri economy
iyo umuntu ashaka kongera ubukungu bw'iyo ashaka gukira agabanya depanse, akagabanya imutwara amafaranga, akongera rosete, akongera ibizamura amafaranga, ibyinjiza amafaranga, mbese akagabanya ibisohora amafaranga, akongera ibyinjiza amafaranga. Ni nako mu mubano w'abantu, iyo ni ekonomi nyine mu bantu. Ekonomi bivuga mu kigereki ekos nomos, amategeko y'urugo, les lois de la maison. Uko niko mu mubano w'umugabo n'umugore mu rugo rwabo, urugo nyine ya ekonomi y'urugo, nabo kugira ngo urugo rutere imbere bagabanya default, bakagabanya amafuti yabo, byumvikane bakongera amafi, bya bintu bibazanira ubukire, bakongera ibyiza, kugabanya ibibi tukongera ibyiza, kugabanya ingeso tukongera imico myiza ya gipfura, kugabanya kwirata ukongera kwiyoroshya. Iryo ni itegeko rya mbere rigomba kugenga urugo, economie de la maison, economie, amategeko y'urugo nyine. Itegeko rya kabiri rizatuma ubana neza n'uriya mugabo ni indorerwamo. Ntukajye umurebera mu ndorerwamo y'ikirura nk'uko babimwise, ahubwo ujye umurebera no mu ndorerwamo y'intama. Ntukamurebera mu ndorerwamo y'ikibi, ahubwo ujye umurebera mu ndorerwamo y'icyiza. Ntukajye ubona gusa amafuti y'uwo mubana, ahubwo ujye unabona n'ibyiza akora. Ntukajye ubona sefote, ahubwo ujye unabona sekalite, imico ye myiza. Nuko iryo tegeko ndaritahana. Hanyuma amba itegeko rya gatatu arambwira ati, itegeko rya gatatu ryo rirakomeye, ni itegeko rigusaba kwiyoroshya. Nubona umugabo wazamutse, wowe uzagabanye. Ngaho ko ndi mu muziki cyangwa ibimenyetso, crescendo kuzamura, hanyuma decrescendo kugenda umanura gahoro gahoro. Uko niko uzabanira umugabo wawe, kuko nazamuka akavuza induru, wowe uzavuza impundu hasi, umanuke hasi, umanuke hasi. Umugabo wawe nashyira hejuru, wowe uzashyire hasi. Nashinga agashinga, wowe uzagerageza ugenda ushingura buhoro, umanuka. Kuko najya hejuru nawe ukajya hejuru, nibwo uzasanga urugo rwabaye ubushingwe. Umugabo nashinga nawe ukamushingaho, bizarangira urugo rubaye ubushingwe. Rero uzagerageze ugabanye. Igihe umugabo yongereye, wowe uzagabanye. Nuko wa mugore arababwira ati, nyuma kumva amategeko ko ari atatu muganga yampaye, naragiye ndayakoresha nyashyira mu bikorwa. Nyuma yo gukora ibyo byose, umugabo wanjye uko nagiye niyoroshya amanuka, nawe yahise agenda areba, ndeberaho, kugeza na n'ubu umugabo wanjye tubanye neza, yewe tuzarambana kugeza mu zabukuru, kubera amategeko atatu nagendeyeho y'umujyanama wanjye ya muganga w'roho. Bishoke ko abari baje kunteka basubiyeyo, nabafashe icyemezo cyo kuzana amahoro mu ngo zabo aho guhorana imihoro. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngubu umugenzo uzana Imana mu ngo zacu, umugenzo mwiza, umuco mwiza, kwiyoroshya bizana Imana. Mu gihe kwikuza kwirata bizana sekibi. Abantu ntibashobora kubana ngo bikunde niba hatarimo iyo link, niba hatarimo ako kagozi katuzirika ko kwiyoroshya. Uko buri wese aba afite ibyiza hirya ndetse n'ibibi hirya. Rero uramutse uzanye ibibi yawe gusa aho ngaho, ntabwo ushobora kubana mugenzi wawe. Bisaba ngo urebere mugenzi wawe mu ndorerwamo y'icyiza, kandi nawe ugenda ugabanya amafuti y'amakosa yawe, kugira ngo muze kugera aho muhuriraho hagati nyine, aho muri umugenzi wo kwiyoroshya. Mwese mugahuriza hamwe, guhuriza ku Mana buri munsi. Igihe cyose uziyemera ukirata, nibwo bizarangira uri kurura, uri ikirura. Ariko igihe watangiye kwiyoroshya, uzaba intama, ube umuntu mwiza, ugende neza mu murongo w'Imana. Nawe rero ndakwifuriza urugo rwiza, ekonomi, urugo rwiza n'ijuru rito, bityo ruzarangwa imigenzo myiza yose ya gipfura, cyane cyane kwiyoroshya buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masomo Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.